Imana iki kiganiro ugitega amatwi wongere ugisubiremo uvuga uti mwuka w'Imana arashaka kumbwira iki numara kumva usharinge kuri mugenzi wawe nawe bimufashe you never know yaba yenda yarabyibagiwe yaba yenda yibaza kandi nimuzajya mugira naho mwabaza njya ntekereza gure telefone yawe ntibaho ntibayibona mujye mumubaza ibibazo twongere tugaruke hano mu by'ukuri aho wumva ushakitse kubaza wasobanukirwa byubaza n'uburenganzira bwawe ubona ko umwuka ahumeka ari uwanyuma arangije abona ko nta butabaza afite aravuga ati nyamara ahari impamvu uciye hano ahari impamvu umenye iki kibazo kugira ngo ngire icyo nkora mu mwanya nk'uyu. Haleluya. Warangije aramwegera yari afite amavuta yerayo arayasuka ntiyashyiramo imibare ariya mavuta ntabwo yarayafite arayubusa yari ay'agaciro ku buzima bwe n'umuryango we ngo arangije arayasuka amwomora ibikomere. Imana idufasha abantu bazakurikiranira ijambo kandi reka nkubwire uza kunyibutsa utsibwira cya kindi wari wacecetse rashaka kubwira ku kantu namenye muri iyi minsi tudasoza ikiganiro utanyibukije. Yes, ashimwe cyane inshuti zacu inshuti za Mumuriza GB Ministries, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hirya no hino ku isi hose. Turavuze ngo shalom shalom. Rero tunejejwe n'uyu munsi mwiza ko Uwiteka yawutwongereye kugira ngo tubunezererwemo twongere tuze guhana ihumure. Buri muntu wese ahumurize mugenzi we, humuriza uwo muri kumwe, humuriza. Erega guhumuriza ntacyo bisaba, n'ukuri no gukomeza mugenzi wa mu rugendo arimo, mu bibazo arimo, mu ngorane arimo, kwamubwira uti komera mwene da. Imana irakuzi, ntabwo Imana ishobora kudutererana uko byagenda kose. Rero turabasuhuje cyane 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 bivuye ku mitima yacu. Ndi kumwe rero n'umushumba Pastor Esther. Nukuri Pastor turakwakiriye. Amen amen. Amen. Musanzwe rero mumuzi Pastor Esther, tuba turi kumwe aduhereza ihumure atuganirira hamwe n'umufatanyabikorwa rero witwa Manuel. Turagushuhuje cyane, amahoro y'Imana abane natwe twese. Hanyuma n'abadukurikiye turavuze ngo amahoro y'Imana abane natwe twese. Ese muri amahoro? Yego, bene data bajya ngo Yesu akuzwe, hanyuma twavanga iteka ryose. Rero reka mbere yuko dukomeza reka tubanze dusenge dushimira Imana iduhaye umunsi wo kuba imbere yayo. Data mwiza tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kuko uri Imana yacu, uri umubyeyi mwiza, uri inshuti nziza. Twakwita amazina yose duhura nayo muri iyi nzira, ukatubera ubwugamo, ukatubera umutaka, ukatubera ihumure, ukatubera byose mwami. Turagushimiye rero igitondo cya none ko twongereye kubaho tuje kuganira tuvuga kugira neza kwawe mwami. Turakwingiza ngo abari wowe ururuka ukore, ururuka uvuge, ururuka utegeke, ururuka amagambo tugiye kuganira mwami wanjye duhindure koko, kuko ntabwo tuba tuzi ariko mwuka wera yamanutse arakora agakora natwe tugasobanukirwa. Tuguhaye icyubahiro, izina ryawe rihimbazwe none n'iteka ryose. Amen amen amen. Turabashimiye cyane rero. Nukuri uko mudahwema kudukurikira abakora subscribe, Imana ibaha umugisha. Burya turabibona iyo mwasomye, iyo mwakoze like, iyo mwakoze share, mujye mubikora n'umutima ukunze. Nugakandeho ngo ukomeze wigendere, oya ujye ukandaho wumve, numara kumva wereke na mugenzi wawe kugira ngo nawe afashwe. Tugira ibiganiro byiza, ntago ari ukwirata ariko kuba byumva dufite ibiganiro byiza. Nimukore subscribe, nimukore share, mbese dusaranganye ihumure y'Imana iba yaduhaye. Amahoro y'Imana rero. Ndabizi twaba tumaze igihe mu bintu byinshi, harimo kwamamaza abakandida hirya no hino, harimo gutora. Ndabizi mwarananiwe, mwagiye mwarazengurutse igihugu. Imana ibaha umugisha kuko ngo umurimo wose werekejeho umutima
ngo ukorane umwete werekeza amaboko ujye yakorana umwete. Amen. Rero barabikoze pe. Esa niba warabikurikiranye cyangwa warazigendanye nabo nawe ni ukuri byari byiza pe. Wabonaga kuna abantu bitanze, abantu kuntu ubona bafite murari, mbese kuko hariho n'umunyamakuru wasabye ngo ariyumva ngo byajya bibangaruka mwaka ngo bibangaruka mwaka kuko iriya murare yari nziza pe. Rero turashima Imana ko abanyarwanda bisobanukiwe bazi guhitamo abayobozi bababereye, umuyobozi ubona amumotiva, umuyobozi umuzamura akamugeza ku majyambere, umuyobozi mwiza utayobya, umuyobozi ubereye igihugu cyacu. Rero turabashimiye cyane, Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ni ukuri natwe aho twari turi twaguwe neza, twatoye neza, uko niryo jambo abantu bakoreshaga, dutore neza. Rero kandi twiringiye Imana niyo yimika, Imana ngo niyo yimika kandi nayikuraho. Rero mu gihe Imana yaguhaye icyo yakwizeye ikaguhereza ubuyobozi ubundi yindi manda, nukuri wowe wavuga ngo no kubera iyihe mpamvu, ese wabihera hehe? Rero turashima Imana ibyo yakoze mu gihugu cyacu. Imana ibaha umugisha, kandi n'umuyobozi wacu turacyamusengera, tuzaguma tumusengera kugira ngo Imana imwongerere amavuta, imwongerere ubumenyi, imwongerere ubwenge, ijye imudirectinga, mbese mu byo akora byose agendane na Mwuka Wera. Kandi nukuri hari ibintu akuru kavuga utari komana. Hari indirimbo baririmbye ngo ni impano Imana yaduhaye, nuko nakaririmbo keza urakumva kabisa. Abanyarwanda twese turabizi, ndutabizi. Rero Imana ibaha umugisha cyane aho muherereye, kandi amahoro y'Imana aganze mu byanyu byose. Rero mushumba tuguhaye ikaze nanone uyu munsi wari kugira ngo tuganire. Turashima Imana nk'uko bivuze mu kazi kenshi tuvuyemo. Turashima Imana mu by'ukuri kuba nanone twongeye kugera muri uyu mwanya wo kugira ngo tuganire n'abantu b'Imana ijambo ryayo, duhumurizanya. Mu by'ukuri Imana n'ibyo idusaba umunsi ku wundi. Rero kubw'uyu mwanya iduhaye turayishimira pe. Ndabizi ko turagirana ibihe byiza, abantu bose bazadukurikira bazashima Imana kubw'uyu bwanya. Kandi njya nkunda kuvuga ngo iyo turi hano tuganira duhumuriza, kandi uhumurizwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana igumugisha cyane mushumba. Ni ukuri reka buri muntu wese ajye yumva ari inshingano ze gutanga ihumure. Ntabwo bisaba amafaranga, ntibisaba n'ingufu. Wowe kora icyo gikorwa kandi Imana izabiguhembera. Rero mushumba tugiye kuganira ku ijambo dusanga muri Bibiliya muri Luka ibice 10. Ni umugani w'umusamariya w'umunyembabazi. Umusamariya w'umunyembabazi. Ariko hari ibintu usoma ukumva wenda ni ibya kera, n'ibyo abantu ba kera Imana yabikoreshaga ba kera, ariko hari abanyembabazi bagihari cyane. Ariko iyo ukomeje ugasoma hano muri iki cyanditswe tugiye kuganiraho, hari aho ugera hepfo ugasanga ikiganiro Yesu yari afitanye n'umuntu, ariko habaho ijambo nshaka ko tuganira ryitwa ngo yigira shyashya. Kwigira shyashya bakristu, kwigira shyashya ntabwo ari byiza. Kubuza ikintu ukakirengagiza, ukarenzaho, ugakora ikinyuranyo cyacyo. Mu mutima birimo, ariko ibyo ukoze so rero tugiye ko ese kwigira shyashya ni iki? Ese kuba umunyemuhwe bisaba iki? Reka tuganire kuri iyi nkuru cyane. Noneho dusabe bene data badukurikira, ari abakristu, ari abashumba, inguni zose, ni twebwe tugomba kutigira shyashya, ni twebwe tugomba gutanga ihumure, ni twebwe tugomba kuba imbangukira gutabara. Niba mwene se agize ikibazo, ni kubera iki wigira shyashya? Ese wigira hirya? Kuki wivuga ngo nibindeba? Nyamara ibyo bintu ntabwo ari byo mushu. Wagendanaga nawe akomeye, mu yandi magambo ubona yifashije cyangwa nawe agufashije, ariko mu gihe anyereyeho gato mu mwanya wo kumbwira ngo impore, wigiye hirya batamenya ko tunaziranye cyane, ukamuhunga. Hari ngo n'abajya bahunga ababyeyi babo mu gihe bashaje. Ariko ngewe ntekereza umuntu ufite uwo mutima wo kwirengagiza, aba yagize umutima mubi, ntabwo yarobanura. Yahera ku bavandimwe, yahera ku nshuti,
akava hagera no ku babyeyi be kuko umutima uba wabaye mubi. Buriya bihera ku babyeyi. None se niba ugize shyashya ku mubyeyi wawe ninde wundi reka umubyeyi we uburyo uba uteye ubwoba ahubwo. Ariko ndatekereza ko ari n'umuntu waba ateye gutyo yumvise nk'iri jambo ko ijambo ry'Imana ribera kugira ngo riduhindure yahindura. N'utari wahagera yakwirinda. Niyo mpamvu y'uyu bwanya kandi nawe ugiye guhindura nagusaba mu buryo bwo kuguhumuriza ngo wibuke yuko ibyakubayeho cyangwa uko witwaraga amaraso ya Yesu aracyahari. Ushobora kuvuga uti ndahindutse pe, nitwaraga gutya, nahemutse gutya na gutya, ibi ndabiretse. Amaraso ya Yesu rero arahari kuguhanaguraho uwo mugayo wose, ikaguha umutima mwiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nzabanyanyagizaho amazi meza ngo mbakuremo uriya mutima umeze nk'ibuye, bashyiremo umutima wubaha, umutima woroha. Rero birashoboka ko wahinduka. Wari ufite umutima w'akahebwe, wari ufite umutima wigirayo ari uko ubonye mugenzi wawe ageze aho akomeye, cyangwa urimo kwigira shyashya nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Birashoboka yuko uwo mutima wakuvamo ukabona uwundi mutima mwiza w'ubumana, kuko ijambo ry'Imana ritwemerera ko umuntu ajya ahinduka. Uhumurizwa uhabwa guhinduka. Amen. Ni ukuri kwigira shyashya, kwirengagiza ntabwo ari imbuto nziza, ntabwo ari imbuto ya gikristo. Niba uri umukristo waramenye, ubwo turavugana n'abamaze gusobanukirwa icyo Kristo yakoze ku musaraba. Abatarabimenya turabasaba ngo nimuze. Umva, nimuze kuri Yesu. Ni uburyohe, ntabwo uzicuza. Ariko noneho turimo turavugana n'abangabo babimenye, turavugana n'abakristo, turavugana n'abakozi b'Imana bari mu itorero birengagiza ibyo bamenye, ukabona ibintu bitagenda ukabyirengagiza. Mushumba ukirengagiza, mudiyakoni ukirengagiza, ukabona hari ikintu kirimo cyangira ukavuga ibyo ntago bindeba. Hari ba nyirabyo, waba ukora iki muri iryo torero? Uba wigira shyashya uhabereye kugira ngo ugire ubyikemura. Wavuga ngo aha ibi ntabwo nabivamo. Uko ni ukwirengagiza. Wowe kora icyo wumva ubona kitagenda neza, gikore. Wikwirengagiza ngo ubone ibintu bipfa ubyihorere. Hanyuma niyo mara kuri gutemba uvuga ngo ariko narabibonaga, ngo ariko ngo narabibona ukuntu byari bimeze. So rero kwigira shyashya nuko nguko bimeze. Reka dusome iryo jambo rero mushumba, hanyuma tugira ngo yego turisome rwose. Ni muri Luka ibice 10 ku murongo, duhere ku murongo wa 25. Haravuga ngo ni umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. Nuko umwe mu bigisha mategeko ahagurutswa no kumugerageza ati, mwigisha, nkorene kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri uyu mwigisha amategeko ntabwo yari azi kugira neza. Yari azi kugira neza rwose, ariko waza kugerageza Yesu. Urumva ko yamugeragezaga. Urabibona ko na kenshi ibintu umuntu akora abizi abagerageza abandi, kandi ugerageza abandi ijambo ry'Imana aricyo rimuvugaho. Rero twirinde kugeragezanya, twirinde kugwisha abandi mu mutego. Burya yubaza umuntu ikintu uzi ubugira ngo icyaha kimujyeho, wenda kubeshye cyangwa se akoresha amarangamutima akubwire ngo ye ngo urabona wagira utya, urabona agufatire mu mutego. Rero wirinde kugwisha mugenzi wawe mu mutego, ntabwo ari byiza. Kuko yaramugerageje, ariko Yesu umva ndamukunda cyane. Nawe aramubaza ati, ntabwo yahise amusubiza. Ntabwo Yesu yahise amusubiza. Ikibazo rero ubu ngubu mushumba, umuntu arakubaza ugahita usubiza. Ubundi gusubiza utatekereje icyo usubiza, navuga ko ubaye umupfapfa, ubuhubutse. Maze n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo nujya kuvuga ujye ubanza ugaragura ururimi rwawe mu kanwa. Mu yandi magambo ujye ubanza utinde umenye icyo ugiye gusubiza. Yesu rero nubwo yari umwami we, ntekereza ko atari yanavuga, yari yamenye ibimuzanye, ariko yagomba kutwigisha uko umuntu asubiza. Amen. Ngo nawe aramusubiza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Ko usoma amategeko
niki wowe uyasomamo mu yandi magambo isubize kuko ubizi arabizi cyane mabaza arakizi icyo ubaza jewe nimba ndabibona kuri bo wirengagiza ibyo ubaza urabizi isubize yego handitswe gwiki isubize handitswe ngo ubisomamo iki maze ugiye gusanga ari nawe washubije aramusubiza ati ukundishe ese uko yarabizi ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose ese n'ubundi bikari by'ijambo ry'Imana ridusaba kari Imana idusaba ubundi yigira agashasha abaza Yesu ashaka iki nyine kwa ukwigira shyashya nko kwicambo ry'Imana rituvuze wibuke ngo yageragezaga Yesu yego noneho kuri 28 haravuga ngo Yesu aramubwira ati unshubije neza nugenza utyo uzagira ubugingo cyane mbese muri make tubaza ibyo tuzi mu mutima cyane ujya kugira nabi ubizi ko kugira neza guhari ujya kugwisha mwene se mu mutego uzi neza ko umukuramo ko bihari cyane hari n'ikindi wakora kugira ngo utagwisha mwene se mu mutego erega reka nkubwire inshuti yanjye yego ubundi Yesu ajya kujya mu ijuru yabwiye abigishwa barababwira ati ikiruta ni mureke ngende kuko ningenda nzaboherereza umwuka wera kugira ngo abafashe azabibutsa ibingibi nababwiye ndi hano azababwira n'ibyo ntababwiye mu by'ukuri umuntu wakijijwe hari izindi mbaraga ziri mu mutima z'umwuka wera zizi kumwereka ikibi zikamwereka n'icyiza rero zikamusobanurira ijambo ry'Imana iyi mibereho iyi situwasiyo iki kintu mpuye nacyo runaka ijambo ry'Imana ririkivugaho iki ikindi kugira neza no kugira nabi wibuke ko mwuka wera ni Imana iba muri twebwe mu yandi magambo agutungira agatoki akakubwira nukora gutya urabukoze nabi nugira utya urabugize neza rero ku bantu bakijijwe dufite umufasha uri mu mitima yacu azi kutubwira kugira neza no kugira nabi mbese azi kudutandukanyiriza gusa kamere yacu hari igihe imuganza iyo wanze guca bugufi ngo wumvire ijwi ry'umwuka wera usoza ugize nabi usoza wigize shyashya usoza ushatse kugerageza usoza kugira neza uguhishe ukagira nabi niho hahantu umuntu ashobora kuba ngo ungire nte kandi cyo kugira yakibwiwe ntabwo bisaba ko gikubwira reka nkubwire inshuti yanjye ubu nubona ko turimo dutanga ibiganiro tubwira abantu ineza twumva mu buzima bwacu kugira ngo bano bantu bashobore kumva icyo tuvuga n'imbaraga z'umwuka wera zibibafasha iri jambo ry'Imana uku kugira neza tuvuga ntabwo ari ibintu byikora bisaba mwuka wera kubikumvisha akakubwira ngo ineza niyi Imana irashaka kugira urya mugenzi wawe mu murimo w'Imana mu muryango wawe uri umugore mu rugo rwawe imbaraga z'umwuka wera zikwigishe icyo ugombye gukora zikwibutse cya kintu urimo wigiraho shyashya erega ntabwo abantu bose bajya kubaza ariko ibikorerwa mu mutima imbaraga z'umwuka wera zizamura icyiza zitsinda ikibi amen 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 kugira ngo twasoma ijambo tukarirangiza tukagenda turiganiraho icyanditswe tukagenda tukiganiraho reka dusome guhera kuri 28 Yesu aramubwira ati unsubije neza nugenza utyo uzagira ubugingo ariko uwashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati harya mugenzi wanjye ninde Yesu aramusubiza ati hariho umuntu Yesu we nanjye vuga ngo Yesu aguha umugisha Yesu aramusubiza ati hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera
bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. umutambyi Yego. N'umurewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugezeho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino. Harakomeye. Amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo ebyiri, aziha nyir'icumbi, ati umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Ubwo Yesu aracyakomeza. Noneho utekereza ute? Muri abo bantu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati ni uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati genda nawe ugira utyo, ugenza utyo. Haleluya. Yego. Noneho hano ijambo ry'Imana ritangiye bivuga umuntu waje kugerageza Yesu. Uyu muntu yaje amubaza icyo gukora. Mu by'ukuri Yesu akumenya utaranavuga cyane, ariko arakureka kugira ngo agufashe. Uyu muntu yaraje aramusanga, aramubwira ati ngirente kugira ngo nshobore kuba nubashye amategeko, nshobore kwemererwa ubwami bw'ijuru, nshobore kuba nkoze. Aho harimo ibibazo byinshi. Yesu nawe kuko yarazi ko abizi, aramubwira ati ubundi mu mategeko havuga iki? Ubwo turaje tugere ku musamariya mwiza, kuko impamvu y'uyu mugani Yesu yaciriye umuntu wari umubajije, kwari ukugira ngo amwereke gukora neza uko ariko. Arambwira ati mu mategeko ko uyazi yanditse ngo iki? Arambwira ati ukunde Uwiteka n'umutima wawe wose, ukunde ujye agera nambwira ati arabyivugira na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati ibyo utongeyeho ikindi, genda ukora ibyo, urabugize neza, uraba wemerewe kujya mu bwami bw'ijuru. Ngo yigira shyashya, niho rya jambo twatangiriyeho, abantu kwigira shyashya. Yaramubajije yigira shyashya, aramubaza ati se mugenzi wanjye ko yaramubwira ati kune mugenzi wawe nk'uko ukora iki? Wikunda. Ati ubwo mugenzi wanjye namubwirwa n'iki? Ubu mubajije koko mugenzi wawe ntumuzi? Ariko Bibiliya iratubwiye ngo ashatse kwigira shyashya. Kandi mu buzima umuntu iyo yayobye inzira, njye ariko nabyita, yigira shyashya ku bintu by'Imana, ku bintu ijambo ry'Imana rimusaba. Ngo Yesu nawe arangije amaze kubona ko yigize shyashya, ntiyamusubiza amuburanya turavuga ibyuzi, ahitamo kumucira umugani w'ikintu cyari cyarabaye. Mbese abimubwira indirect. Yego. Ngo arangije aramubwira ati hari umuntu wigenderaga ajya i Yerusalemu. Yajyaga i Yeriko ava i Yerusalemu. Ngo aragenda ageze ahantu agwa mu gico cy'abambuzi bamuteze. Bamwambura ibintu afite, baramukubita, bamugirira nabi, baramukomeretsa. Bibiliya iratubwiye ngo basize yenda gupfa, habura gato ngo apfe, habura gato ngo umwuka uhere. Nabigereranya nka cya gihe ibibazo biba bimereye nabi umuntu, yumva mu buzima nta muntu umugeraho, ari ahantu ha wenyine yikubiye, yumva ababaye, ari mu gahinda, ari imfubyi, ari umupfakazi se, ari umukene, yirukanywe ku kazi ke, yanzwe. Murabizi yuko
njye nawe tubiziranye ko uyu mwanya tuba ari umwanya wo guhumuriza abantu. Nagira ngo uyu muntu umeze gutyo imwoherereze uwamwomora ibikomere. Hejuru y'aya magambo tukubwira, Uwiteka Imana koherereze n'abafite ibifatika. Ngo baramukubita bamugera aho yenda kunogoka, bamutaho barigendera, bamwambuye ibye, baramukubise, bamutayaho. Harangije haza abakozi b'Imana. ako kantu kaba kababaje. Imana tubabarire. Haza abavuga Imana buri gihe, haza ab'imbere, haza abazi icyo gukora, haza ababwiwe icyo gukora, basobanukiwe. Ngo ariko babonye iriya muntu ameze nabi, barakikira, niko Bibiliya yatubwiye. Bigira nk'aho batabibonye. Bibiliya yatubwiye ngo haje umutambyi. Umutambyi ntabwo ari umuntu usanzwe. Yego. Handi Imana ibishaka kutwigisha uko tutagombye kwitwaza abo turi bo ngo twigire kandi twe dukora neza. Tutagombye kwirata amazina twitwa, ahubwo akarusho wagombye kuba ibikorwa ari byo biruta tayito ufite. Kuko ngo yaraje, hari ijambo ry'Imana ryatwerekaga ko bishoboka. Umuntu wese yayoba, umuntu wese yakwigira shyashya, umuntu wese yananirwa, wa wundi witwa ko umunyamahanga, wa wundi witwa ko atagaragaraga ko hari icyo yakamaze, Imana yamukoresha. Ndagira ngo mvugane n'aba bantu bazi ibintu ntibabikore neza, yuko ijambo ry'Imana ribanenga. Ijambo ry'Imana ravuga ngo niba uzi gukora neza ntugukore, bikubera icyaha. Nawe wigayaga wumva ko hari icyo udashoboye, wumva ko ibintu bireba abandi, hano ijambo ry'Imana rikuzeho rikubwira ngo urashoboye, hari icyo wakorwa mu bwami bw'Imana ukabarwa. Hano twese ni rusange. Ngo umutambyi aracikira arigendera. Haza n'umulewi, ba bandi bari baragenewe kuba mu nzu y'Imana, bari baragenewe kugaburira abantu, bari baragenewe gukora umurimo w'Imana. Ngo nawe ahageze nawe aricikira, abura icyo gukora. Mu by'ukuri iyo aba batari bafite uburyo bwo gufasha, abona ko umwuka ahumeka ari uwa nyuma. Arangije abona ko nta butabazi afite, aravuga ati nyamara ahari impamvu uciye hano hantu, ahari impamvu umenye iki kibazo, ni ukugira ngo ngire icyo nkora mu mwanya nk'uyu. Haleluya. Warangije aramwegera, yari afite amavuta yerayo, arayasuka, ntiyashyiramo imibare. Ariya mavuta ntabwo yari ayafite, ari ay'ubusa, yari ay'agaciro ku buzima bwe n'umuryango we. Ngo arangije arayasuka, amwomora ibikomere. Imana idufasha abantu bazakurikiranira ijambo. Kandi reka nkubwire, uza kunyibutsa utsimbwira cya kindi wari wacecetse. Ndashaka nkubwire ku kantu namenye muri iyi minsi, tudasoza ikiganiro utanyibukije. Uza kunyibutsa ndahita nibwa icyo nashaka kukubwira. Mu by'ukuri ndenda kukubwira ngo uyu Musamariya kazi yarahageze, Umusamariya wigenderaga yarahageze, amenya icyo gukora. Ngo ariya mavuta areba agaciro yari afite, ahitamo kuyomoza uyu muntu ukomeretse wenda gupfa, ngo aramwomora. Tekereza no kumwegura ko yagize amahirwe akavuga ati nibura hari umuntu ngezeho. Ubwo babandi bakikiye hari umuntu ngezeho. Arangije ngo atangira kumwomoza amavuta, yari afite ibisebe, ahari hari n'izuba, ibisebe byatangiye kumubabaza. Ahari aho yari yaguye, yari yabuze umuhindukize ngo aryamire urundi ruhande. Ngo aratangira aramwomora, aramwomora, amaze kubona ko yashobora kumuterura ngo amushyira mu igare rye. Mu yandi magambo urugendo rwe rusa nkaho ruhindutse kuko abonye icyo gukora. Ndabaza muntu nkurikiye, hari igihe plani zawe uhinduramo kubera undi muntu wivanzemo, ukigomwa ibyawe, ukigomwa mbese. Nukuri hari igihe bije yawe ihindukamo kubera umuntu runaka ufite ikibazo.
hari igihe bije yawe wemera igahinduka kubera umuntu umeze nabi wenda guhera umwuka, kubera umuntu wowe abana bawe wabajyanye ku ishuri, wabishyuriye, wabahaye ibyangombwa byose, ufite n'ibisaga noneho muri ibyo bintu byasigaye cyangwa se mu bintu byo kujyana abana bawe ku ishuri, hari icyo wagabanyaho n'umuturanyi wawe akajya ku ishuri, cyangwa ye kuba n'umuturanyi wa muntu wa mwana we nawe yavukiye amezi 9 ariko we ntaratangira, yenda amaze tujya tubumva umuntu akamara imyaka 4-3 umwana we atiga kubw'ahantu runaka yanyereye. Hari igihe bije yawe ihindukamo uwo mwana nawe akajya ku ishuri, hari igihe bije yawe ihindukamo wa mupfakazi ukamukodeshereza inzu, cyangwa abana be bakarya, cyangwa akabona igitenge cyo kwambara. Hari igihe byahinduka. Mu by'ukuri ufite ubwo bushobozi niba Imana imukuzanye imbere, ntabwo Imana igusaba icyo udafite. Oya ntibishoboka. Ikindi cya kabiri, twibuke ko ari n'umugisha. Bibiliya avuga ngo nabonye umuntu ugundira cyane ngo akarushaho gukena, ngo ariko nabonye umuntu utanga ukwiragiza ngo akarushaho kunguka. Twibuke yuko kugira gutyo ari umugisha unguka. Mu by'ukuri wa muntu ugiriye impuhwe, wowe urabona ko umutanzeho ibikuvunnye, urabona ko umutanze ariko wibuke ko ari ugukwiragiza, uhinduyemo gake muri bije yawe. None reka nkubwire, hari n'uba atayifite ukajya gushakisha ikintu cyahembura umuntu, ikintu cyafasha umuntu. Icya mbere ni umugisha kuri wowe, urimo uragirirwa neza, urimo urategurira abana bawe, urimo urategura ubuzima, urimo urategura gutera imbere. Reka twige kugira impuhwe nk'izi uyu Musamariya yagize. Twe gukikira Imana, hari abantu ituzanye imbere, twaheka, twafasha. Mu by'ukuri Kristo yaduhaye ubwo bushobozi. Muntu ugezwe imbere n'umuntu ufite ikibazo, wikikira. Uyu munsi ijambo ry'Imana rikujeho, rirakubwiye ngo rekeraho gukikira muntu wakikiraga, uhunga ikibazo, uhunga mugenzi wawe ngo nuko ageze mu kibazo, uhunga mugenzi wawe. Hari abantu, umuntu umwe yigeze kumbwira ati erega abantu bakunda kwanga umuntu ugira ibibazo. None se hari ugikururira umuntu ufite ingorane, umuntu utaka kashonje, umuntu uvunitse, umuntu usubiye inyuma, aba inshuti ziramuhunga. Ko burya n'ijambo ry'Imana riravuga ngo umukene ngo agwiza abanzi. Burya mu migani harabivuga, ni igitabo cy'ubwenge. Rero iyo ni kamere muntu, ariko ngiye ntabwo nshaka kuvugana na kamere, ndashaka kuvugana n'umwuka uri muri wowe. Mu by'ukuri nubona mugenzi wawe anyereye akavaho yarari, ihutire kumubwira ngo humura, biracyashoboka. Rega Kristo muri twarashaka ko tugira ihumure. Niyo mpamvu natwe tuba twabifatiye umwanya ngo tuganire nawe muntu urimo unyerera, uri mu bunyerere, usubiyeho inyuma, cyangwa rene kuvuga ngo usubiyeho inyuma, uri muri ubwo buzima renda aribwo watangiye, aribwo urimo. Humura Uwiteka Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nzazana igisiga cy'amerwe, ngo ari we mugabo usohoza imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Reka nkubwire ngo haracyari Abasamariya, haracyari abanyampuhwe, haracyari abagore bafite impuhwe, haracyari abagabo bafite impuhwe, haracyari abasore bafite impuhwe, haracyari abakobwa bafite impuhwe. Gira ihumura Uwiteka Imana, ibyawe ibyakomora biri mu muntu runaka. Nawe nuhumurizwa uzahumuriza abandi. Mu by'ukuri ngo aramwomora, amushyira mu igare rye ngo aramutwara. Reka nkubwire, uyu Musamariya ntabwo yari yatekereje ku mubare wo muntu ari butware mu hoteli, kuko yabiteganyaga ngo ni mu nzu y'icumbi cyane. Ngo aramutwara amugezayo, atindana nawe amwomora. Ngo arangije nyir'icumbi ngo aramubwira ati rero nkomereza aho naringeze, ibyo uzatanga birenze ibi byo nkusigiye. Urumva ko yamusigiye, katuvuge mu Rwanda, urumva ko yamusigiye amafaranga. Ibyo uzamutanga hari icumbi, aharara, ari byo kurya umugaburira buri munsi, ibirenze ibi nguhaye nzabiguha, ntugire ikibazo. Uyu muntu ari ku mutwe wanjye, wowe mukorera iki? Ngo arangije arakomeza aragenda. Rero nasabaga hano, biratwigisha iki? Mugenzi wacu ninde? Nuriya ukenewe gutabarwa. Nigeze kera nyiri umukobwa, Imana yaraje
imparira jambo rivuga ngo riri muri Yesaya rivuga ngo nzakugira uwica icyuho usibura inzira zijya mu ngo. Nkajya mbitekerezaho nzakugira uwica icyuho kuki mbibwirwa hari ijambo riba ryanditse ariko y'Imana iri kuzaniye ikakubwira ko ari wowe irimo ibwira utangira kubitekereza usibura inzira zijya mu ngo. Muri iki gihe nibwo ndimo mbibona ko Imana koko yangiza uwica icyuho usibura inzira zijya mu ngo. Iyo ufite umuntu ugiriye neza mu rugo rwe rwari rumunaniye akarwubaka uba wishe icyuho usibuye n'iyo nzira. Iyo ugize ikintu ukoze mu murimo w'Imana ukagira ahantu runaka uhagarara uba wishe icyuho. Iyo ugize umuntu uhumurije yumva yishimiye kongera kubaho, kandi mu by'ukuri nubwo njye nabikora kubw'impuhwe nziko mpabwa n'umugisha. Nanjye ndategurira abana banjye. Rero navuga ngo bantu badukurikiye, ari wowe ukeneye ubutabazi, ari nawe ukwiye gutanga ubutabazi, mwese nimuhumurizwe mukora ijambo ry'Imana ridusaba. Yego Imana iguhe umugisha cyane mushumba kubw'aya magambo tuganirije. Reka buri muntu wese udukurikira agerageze kugira impuhwe ku ruhande rwe. Hari icyo wakora, si ngombwa kuba ufite ibya mirenge, ufite ibintu bisaga, kugaburira umuturanyi, kugaburira umuntu ubabaye uje gusaba, kugirira neza umuntu ntabwo bisaba ngo ube ufite ibisaga. Oya, n'ibyo bikeya murabisangira. Rero twirinde ikintu cyo kwirengagiza, wirinde ikintu cyo gukikira. Ubonye umuntu umeze nabi ugahita ureba hirya uti uyu ni umunyabibazo aje kunuraho ibibazo, ugahita uhindukira ukanamwirukana. Ntabwo ari byo. Niba udafite ikintu umubwira uti ntacyo mfite ubu wenda ubutaha, ariko kubireba ukabivugira mu mutima ngo ariko no gusabiriza kwe, ibyo bintu ntabwo ari byo. Nk'abakristo tubyirinde kandi duharanire kugirira neza. Niba umuntu aje imbere yawe menya ko Imana imuzanye kubera impamvu, uwo muntu umugirire neza uko ushoboye, uko ushobojwe. Imana izaguha umugisha. Mushumba tuma tugana ku musozo, ndifuza yuko ugira ikintu ubwira abadukurikiye. Hari abirengagiza, hari abarewe, ni ukuri barahari pe, hari n'abakristo basanzwe. Abo bantu bose baradukurikira, nyamara harimo abirengagiza, hariho n'abavuga uyu nawe araje kandi yewe ntunamwicara uruhande ugahita umuhunga. Ariko ijambo ry'Imana icyo ritubwiye ni iki? Ngo genda ugenze utyo. Nugenza utyo uzagirirwa neza. None se uzagirirwa neza gute utaragenze gutyo nk'uko Yesu yasubije uriya muntu wari umubaje wigira agashyashya? Imana iguhe umugisha. Banze ubwire cya kintu nakubwiye ngo nyibutse. Naringeze aho ntekereza ko umuntu ashobora kwibaza, njyewe nagirira nde neza? Ese nafasha gute umuntu? Hari abantu bisa nkaho namenya n'ukwiye gufashwa, nabikora gute? Yego ese nta mugani ndajya kuri bariya basabiriza hari n'utekera akavuga ati ningira runaka aravuga ngo ndamusuzuguye. Ariko nagira ngo urugero hari icyo bigufasha. Nigeze gucaho mu buzima bugoye kera, yenda igihe cy'ubuhamya nacyo kizabaho. Menya uburyo inzara iryana. Nyuma maze gukura nshatse, nkajya numva mu buzima nshobora kuzagaburira abantu, ariko nkumva azagaburira abantu bababaye kuko nanjye hari igihe inzara yigeze kujya indya, nkajya numva nta muntu mbona uruhande rwanjye. Noneho nkajya ndavuga ariko nzagaburira abana bo mu muhanda. Noneho nza kugera igihe aho ntuye ndavuga ko nababona gute ko numva atari ibintu bihambaye ngo nzajya kuri televiziyo, nzajya gutanga amatangazo, nzajya gukora iki? Aba bana nzababona gute? Nza no kubwiraho umuntu umwe, ndamubwira nti ko nshaka kuzajya mfasha bano bana gutya na gutya, wowe ukoreraho ku gasantire wazamfasha kubona ko numva ashaka ufite ikibazo. Ngumaho bihacaho imwaka rwose, hacaho n'uwundi. Nyuma igihe kimwe tuza kugira ibyago, turapfusha mu kiriyo rimwe, abantu bajya kugenda, haza bamwe muri abo bana. Imana ifite ukuntu yari yarabinyeretseho, yenda umuntu yazabisobanura ubundi.
ariko bamwe muri abo bana nza kumva ko nabafasha, bamwe ndabafasha, ariko bamwe muri abo nafashije baza kunyereka ko n'abandi baraho. Ngo ubwo ngewe natekerezaga kuzabakura ahantu mu isantire, ubwo natekerezaga gutiraho abantu bakazabanshakira, naje kumenya ko no hanze y'igipangu cyanjye bahari. Nza gutera intambwe, bamwe muri abo bana nafashije mbatuma abandi, ku buryo bandambwiraga ati mame tuzakuzanire n'abanywa twatuntu. Uzi ko mu kugira neza abakozi b'Imana, uzi ko no mu kugira neza leta yacu ihagurukiye gukiza abantu kunywa ibiyobyabwenge, ariko uzi ko mu kugira neza ariho hantu twafashiriza bano bana bari mu muhanda banywa itabi, banywa kanyanga. Muzi ko mu muhanda harimo abana atari ibirara kuvuga ngo bataye ababyeyi babo, hari abana babuze uwabahumuriza. Mu by'ukuri ngiye muri uko gutangira kubagaburira, nta zindi ntambwe ndageraho, wenda ngo ndabagurira imyambaro, kuko wenda ngo ndabajyana mu mashuri, ariko muri ako kantu gato nkora ko kubagaburira ndamenye ko bari hanze y'igipangu. Ubwo urumva ko atari icyanjye njyenyine, n'umuturanyi n'uwundi 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 n'uwundi. Bimeze gute tubaye benshi, umwe akabagaburira, undi akabashakira aho kurara, undi akabasubiza mu ishuri, undi akabishyurira mituweli, undi akabafasha kumenya imiryango yabo ahiri. Bimeze gute twaba tutabaye nka wa muntu mugenzi wawe? Rero n'ubu wikwibaza ko uzajya kumushakira kure, ari hafi yawe. Nkoresheje abo bana bo mu muhanda, urimo kwibwira ngo aho ntuye hari ibipangu hari, ariko hirya y'ibipangu hari umuntu wirukanwe mu nzu. Wari uzi ko no mu bipangu by'ubona harimo umuntu? Cya gihe cya covid nibwo twamenye ko umuntu mushobora kuba muri kumwe yari atunzwe n'akazi, yari afite kiredi imuvunnye, ku buryo niba atakijya mu gitondo gucuruza uwo munsi bihwanye n'abana be kuburara, cyangwa bihwanye na banka kumwataka. Size koko ngira ngo igihe cya covid byanahagazemo, habamo ubufasha butandukanye, dushima na leta yacu izi kurebera abanyarwanda. Ariko ndenda kukubwira ngo mugenzi wawe muraturanye, mugenzi wawe ari hirya y'umuturanyi, mugenzi wawe ari mu gihugu, mugenzi wawe mwumva kuri YouTube, ariho hose. Wari unsabye kugira icyo nongeraho, ndagira ngo ufate ijambo ry'Imana, iki kiganiro ugitega amatwi, wongere ugisubiremo, uvuga uti mwuka w'Imana arashaka kumbwira iki. Numara kumva usharinge kuri mugenzi wawe, nawe bimufashe. You never know, yaba yenda yarabyibagiwe, yaba yenda yibaza. Kandi nimuzajya mugira naho mwabaza, njya ntekereza gure telefoni yawe ntibaho ntibayibona, mujye mumubaza mumubaza ibibazo, twongere tugaruke hano. Mu by'ukuri aho wumva ushakitse kubaza wasobanukirwa, jya ubaza, ni uburenganzira bwawe. Ariko uba umusamariya mwiza, uba umurewi mwiza, uba umutambyi mwiza, ntukikire. Nakubwira ngo icyo ufasha kikuri imbere. Njye nibaza ko nzabakura kure, ndaje nsanga baraca ku gipangu cyanjye. Rero Imana ibaha umugisha, mbifurije ihumure, mbifurije kugira neza, mbifurije kumenya bagenzi bawe, guhera kuri mama wawe, kuri mukuru wawe, kuri murumuna wawe, ku muturanyi, ku munyarwanda, ku muntu ubabaye. Abo bose ni bagenzi bawe. Imana ibaduhera umugisha. Ngaho dusengera umushumba. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, turaguhimbaje kubw'uyu mwanya mwiza duhawe, ni ubuntu bugeretse ku bundi. Ndagusabye uherekeze ijambo ryawe, risohoze umugambi mwiza wari ufite uyu munsi. Tuganiriye ku musamariya wageze neza, akomora umuntu wari ukomeretse, akamuvura, hari abakikiye. Ndagusabye bano bantu bakikiraga ubagarura imitima, bige gukora neza. Aba babaza ngo bagenzi babo ni bande, bahishurire, ubigishe, ijambo ryawe ribafashe, ribageze ku rugero rukwiriye. Twige kugira neza nk'abanyarwanda, twige kugira neza nk'abakristo, twige kugira neza nk'abakozi bawe, twige kugira neza papa.
Kristo niwe wa mbere ugira neza, ariko warabidusabye, udusaba ko twakora umurimo wawe. Twigishe Mwuka Wera, iri jambo riherekeze, urisobanurire umuntu, ubigishe kurisangiza benshi. Iri jambo rigere, ryambukanye igihugu, rigere ku Banyarwanda, rigere ku bantu bo hanze batarabo muri iki gihugu, kugira ngo kugira neza kuganze. Kandi ndasabira uwo muntu ukeneye ihumure, umuhe uwamuhumuriza, ubuze ibyo kurya ubuhe uwabimugaburira, umucira inzira, uzane igisiga cy'amerwe. Imvura umuntu afite mu mutima, hari yaba afite ibyo kurya, yaba afite imyambaro, yaba afite, ariko afite abamukomerekeje mu mitima, akeneye umubyeyi wamubera umubyeyi, akeneye uwamuhumuriza, uwamubwira ngo ukuboko kw'Imana kuracyakora. Ndagusabye biciye muri iki kiganiro, buri umwe umuhuze n'icyo akwiye gukora. Urakoze Papa, niwe wahumuriza bikwiriye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu watwemereye kuba hano. Amen. Yesu aguhe umugisha cyane. Shalom.